Yes, okay. In association with WWE Studios. Ukamenya neza cyane ko bakuze na kantu tuza tuvuna neza dukonyera mu mavi. Uko twatangiye kandi hari imvura yagwaga. Amazi ashoka. The Marine 2. Ini marine ngiye kukwereka no sasa nkayikozane hano hantu. Yakurikira neza cyane. Barakwereka kuko amazi ashoka hano hakuno. No dutangire neza cyane ndajya kurikira kantu ko bwenge. Hari imbunda yagwigwa aho hantu. Yakurikira. Hari piste yaguye ukwigwa abana nkuko bamera. Hari umwana waje aratoragura turapfuye aturagatangira ahita tunga muri mugenzi we. Donc kuri cyo kurutangiye akantu nkaka ngaka urumva asoza umwaka mbasho umwana akurayo cyo kurasa ne bikinisho bana batangiye gukina imbundi hanutse kumba hivuye abaryamiye amajanja ni The Marine kabiri turahivuye abaryami abana batojwe bumva umwuga bari ku butumwa Journey to the Center of the Earth. That was classic. Ngabo ni babiri ngo ari kubundi umugore we yaguhise mate bari kuganira bari ko bari no ku butumwa byankurikira yagutoranyije ati kumba aho bari hejuru aho bari hirya gato mukagigi hari imodoka zavuye yankurikira hari ziri kuzatangiye kumenyekanisha Bravo, this is Sierra. We have a black SUV. Uyu ni Sierra, hari imodoka ebyiri zije. Reka dukurikire tumenye ibyo zizanye. Bari ku butumwa yankurikira. Barazikurikije amaso. Kumbi baba nabo baracyakina hasaho. Imodoka nazo ziri kwerekera. Abari ku butumwa hari imodoka bicengeyemo. Umva duhindure position. We gonna go. Yankurikira. Bagomba guhindura position bakajya aho bitegeye imodoka zigomba guparika bakamenya niki kigenza zino modoka byankurikira neza cyane. Gaba ukibona izina ngo Just Van ukamenya ko kayoboye n'umuntu ufatika kandi kari gusobanurwa n'undi ufatika. Bahinduye position ngo bajyana bitegeye bamenye ko zino modoka zisanye iki. Wait, sniper Gabo ni babiri. Ni babiri bajya yitegeye imodoka zikomera kwinjirayo zizanye iki. Niyo mpamvu ngatangiye gutya akantu k'umuriro baba barakakwimye kuri YouTube nje kwa rwa rukundo ngukunda nkavuga ineka nkaguha ariko ubundi bitwaye iki cyambe se ukora subscribe umva akakanya banza ukore subscribe nkomeze urakoze cyane kwereka bajya hitegereye n'abasnipers ni babiri bana batojwe bumva murimo turi ngaba kumbe muri ya modoka harabavuyemo basore n'ugutyo bambaye ni bantu ki hari ibyo batende gupakuru turapfuye uyashyiraho jimera rebe bakuyemo iki ibi ni ko kureba Bravo, this is Sierra. Uyu ni Sierra. Tumaze kwemeza neza ko ari intwaro bazanye. Abantu turi kureba bazanye intwaro ko baraho kakana kavuyeho kakiniraga kaza no hejuru ngo bakweme intwaro abantu bari kugenza hari intwaro ngo bazanye hakuno. Dore wavuye wundi. You seen this? Uyu wamubonye? Unreal. Ibi ntago byumvikana Rio ntago ari ibyanye byo umuntu wabonye barikanga no umusaza runaka wabonye bikanga. What the hell is that guy doing here? Bajya gukora ikintu hakuno. New target of opportunity. High value target Sinan Al-Had. Akakanya Sinan Al-Had turamufite neza cyane mu bipimo byacu kandi niwe muntu w'ingenzi utugenza bahise babonamo mu bipimo muri target zabo ngo Sinan Al-Had ndetse ngo no muntu bashaka cyane kurusha abandi bose bari hakuno bimeze biti. Identity confirmed, Sierra. You have execute authorization. Umva mufate position neza cyane hakuno baracyabayobora. Another shot. It's your call, but we're out here alone. Batangiye gupakura zambuye bakiraho kana kakubisi bati barakikanga. Umva ucece kugira ibanga nayo ndaryumaho namwe muceceke nayo nje kwihagarika rurwavumbara. Kwereka basubira kubirinde hari abantu bariho 6 visible targets. dufite batandatu muri target zacu. They get their hands on those boxes, it's gonna get hot up here. Batandatu barabafite gore mu Sinan Al-Had. Sinan Al-Had ngo arasohoka dore ngo turamufite none sasa ngaho
ho nanje ashyushya urutoki abaratse umuntu kuvuga ngo kora subscribe share na like comment ndazikeneye nanje Sinani amushyiramo neza cyane banyishyuye muri umwe akubita Sinani hakurya babiri hasi uyarebye iwawe muturanyi kureba kumva kana karabuye aho ba sniper bari bihishe dore ngo abantu ba Sinani ari hadi barorekeza y'amasasu bimeze bite sasa naje ngo ngakwereke umuriro watangira ahantu haratogota dore ngaho ntibyibagiwe n'umumotari uriwe sasu ibisasu icyasi we sasu abantu ba Sinani hadi gusa Sinani we tera amaze kugwa hasi tayari gusa ba sniper nta mikino rekura rimwe ritwara babiri nta mikino baratwitse bagira umuyonga dore ngaba komeza kwirwanaho isoni babiri komanga igikopo cyumvishe ngabo fire aishe sore imunyamerika shaha dede shaha na haka na shaha dedo kumba kana disi ko muri kakavuyo kose kana karahaguye akana kagahungu gato imyaka mitoya kateta kamenya uburyo intambara itangira n'uburyo irangira dore ngo karayigwamo ariko disi ukureba nubwo ariko karabuye uri gukora ibiki ngura tugende kumbe yaracyarangariye ko kana umva ngura tugende bagiye kotsa hano hakuno ntago nasiga kana tugende kumbe ugiye kubotsa dore hakuno hakundi ntande mahitamo kana kari karangiye aho bavuye neza nuko bokeje ntago Sinani ari hadi yapfa wenyine gutyo gusa intambara yabaye intambara bararasa bongera bararasa kumbe dore hakuno barakweka nyuma gatoya intambara isa nk'irangiye uwayirwanye wa musore turabona hakuno ameze nkaho ari kwinyuzaho amazi ngo abe igisore kiza nka Habibu barabiharanira nubwo ngera ko Imana yandemye se ugira ngo abandi ntibibavuna basore beza turi bigeragezo rero mujye mwihangana mwabakobwa tugaruka ko sasa turi ku birindiro by'ingabo zo mu mazi z'abanyamerika ni mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Aziya niho twagarutse ku birindiro bya Amerika ndetse na wa musore ari ku rugamba umwe turamubona hakuno ni hari Hi baby. Uraho neza baby kumbe yahise azakuna afite umuryango aba yarasize yatangiye kuvugana n'umugore Sweetheart. umeze neza sweetheart umeze neza ariko ubundi Oh my god. Nyagasani uzi ko ari wowe mbonye It is so good to see your face. nukuri biraneje kongera kubona isura yawe You too. oya nanjye rwose kukubona nijoro rimanukiye ngaho Good? I'm coming home for a couple weeks. umva harabura byibuze nk'ibyumweru bibiri ngo nze ngaruke mu rugo ngaruke ku rwambyaye Really? nibyo se Well, that's great news. That means umva ayo ni amakuru meza you cyane can be my +1. ni ukuri rwose nawe uzabura undi muntu ugiye kuba mu birori byanjye Plus what? ngo undi muntu All right, you remember me talking about Darren Connor? uribuka ubwo nakubwiraga kuri karani My super rich client owns like a ni umukiriya nyine nari mfite hano hakuno n'umu businessman bazillion different businesses, real estate, hotels, afite inzu afite nyinshi amahoteli ibintu byinshi n'umushoramari hano hakuno Sina. namenyanye n'umukire mugabo wanjye Yeah, ndamuzi ndamwibuka the one who wrote that stupid Get Rich book. ni wa wundi wanditse cya gitabo rya cyitwa ngo ikira Yeah. What was it? Why shouldn't you have it all? yaranditse ngo ni gute umuntu yaba umukire ndabyibuka neza cyo gitabo ndacyibutse He's opening a new resort, and guess who's in ni ukuri ayifite resort ni handi tujya dusohokera tukarya amafaranga nyine haba hameze neza charge if he's super deluxe afite business ya resort agiye gutangira hakuno kandi yamuhayemo akazi Night only. ni ukuri ibintu bimeze neza cyane Who? harya ngo iki You're an ass. ako we ntabwo wumva ibintu Yeah, sometimes. rimwe na rimwe njya nirengagiza rega So how about it? bimeze bite Days of sun, beach. ibaze nyine turi aho hantu Beach. aho ndi mu kazi nyine kwakora kuri resort twasohotse njye nawe wagarutse Just- ibintu bimeze neza ni umugore nk'uko umuntu avuga n'umuryango yasize I was really just looking forward to getting back home. umva rwose ngiye kugaruka mu rugo I'm sorry, it's my job. Bad timing, I know. umva rwose nubwo nzandi ku kazi ariko icyo gihe nzayikizirikana Why don't you just Ngabo. go home? No, wait, look. You're my home. umva wowe ubwawe uri urugo rwanjye wowe niwe muryango ngira ariko ngabo Doesn't matter where. udafite amagambo ubwira uvuga nk'aya Right. niko kanya ngo uvuge ngo ubundi nanjye hinduzi
ugomba kumushaka ariko none se kumbi bakira aho ngaho disaba kwereka amasaha ko yakomeje kwicuma hari akaguruka twakomeje kubona ndetse ngo hari resort runaka ngo iri ahantu runaka bagomba gutaha ndetse barakwereka ikiguruka hano hakuno ni indege bibutse ko Farihana bari ku bahanga bw'ibyuma kandi akano nakarukanye agatwaye indege kandi umuhungu ari kugora ijwi ryanjye kumbe arakwereka wa musore yaratashye umugore we nguyu ngo berekeje ahantu umugore agomba gutangira akazi ngo ni resort ncyasha ngo y'umukire dore ngabo barerekeye ni gutya turya amafaranga mwa abantu bavuga ngo ni narabuze tuba twagiye kuyarya naho ngaho tuyarira ni gutya tubarega none se mugira ngo nkore sinimba nakanye ko kurya yo nakoreye bibaho se ntagomba nabuze naye mba ndi kwiyitaho gutyo gusa ngubutsa ngo kora subscribe nk'ibisanzwe barakwereka kumbe hakuno ngo umukire rashoye imari wari ubucuruzi afite ngo nakarizote ahantu dusohokera nyine tukajya kurya amafaranga gutyo tuyakurangiriza umwaka no kutangirirayo dore ngaho kumbe bakwereka bageragayo hano hakuno bavuye mu ndege baza gufata koroshye kuri zote hakuno dore n'ahantu basohokera ngaho umusirikare yatashye nyuma yo kumva urusaku nyine rw'ibibunda n'iki n'amasasu agomba no kumva akajwi gahoze nk'ak'umwana nk'uyu akamenya nyine ko na Nyagasani yaremye imitima ariko ngaho baby wahabonye se nahabonye uretse ndakwereka hakurya hari Right? wahabonye ni heza ni ukuri rwose ameze neza cyane dore ngabo ni wa musirikare ariko uziko kandi wowe batangiye gukina disabana kumva Nice to finally meet you. ni ukuri birangiye nk'ubonye ni byiza cyane kuba duhuye n'undi mukozi w'ahantu hakuno kuri Norizot. Oh my gosh. Nyagasani man. Cynthia, this is my husband. Cynthia uyu ni umugabo wanjye dore. Joe, Robin's told me a lot about you. John bari barakumbwiye Joe bari barakumbwiye. Nice to meet you. ni ukuri biranije kuba mpuye namwe. Nice to meet you. nayo biranije kuba mpuye nawe nta kibazo. Energy efficient resort in this part of the world. Durahanga rwose twakoze neza cyane kugenda batembereza iyo resort yose aho bagiye gutangira business ngo bagiye gutangira uyu munsi nibwo agiye kwafungura ndetse n'umugabo yataye mu gihe cyanya cyo nyine ngo ahantu hagiye gushyagiye bagiye kwatwika. Impressive security. hari n'umutekano yego amasaha 24 kuri 24 n'abasecurity baba bari hariya hejuru Security tower. rwose security ibintu bimeze neza cyane. hano hari umutekano. We're actually having our opening party here tomorrow. hano tugiye kwagira ikirori cyo gufungura ubucuruzi. kobedo ngawe umva ngwino ngiye sinakwe ko ndindwa nyo mu mazi se do uruhano rwose n'ifi nizakora niyo yaze ingana gute bebe hano tuhabyarira umwana atazavuka atinya amafi hano tuhabyarira abazi koshyana do ngo bebe hano tuhabyarire ni ku mazi nyine kugira ngo tuzabyara akana kadatinya amafi tugomba kubyarira ku mazi si byose do Sierra, you copy? uranyumva ariko Affirmative. umva nibiki nyine gashireho do meze nk'utabyitayeho akana kari kiteguye ko bagiye nyine gupfundura akantu k'agasoda ngo You know, I haven't seen you like this. nuko ntabwo nkubona umeze gutya nuko amasasu yarakwangije goko gusa ko narinzi ko tuje kugira none Well, since ever. Last one was bad, huh? wambwiye icyo wabaye tangiye kumubaza Yeah, it just went a little sideways. umva nta kibazo nta birenze Anything you could have done? hari icyo sinakora byibuze ngo ucurure ukumere neza I don't know, I just got a closer look than I usually get. rimwe na rimwe njya mpinduka nyine bikamera gutyo ugasanga nahindutse ariko nta birenze do You want to talk about it? ese tubiganiraho byibuze ndebe icyo nagufasha sibyo mukondwa do kureba akana hakurya kubutwa ntitwabyara di do Thinking about a change. umva wenda wampindura Well, gute nguhindure gute se nyine not to put ideas in your head, but dore ngabo you know, bagiye ku mazi ngo kugira ngo bazabyara akana kadatinya amafi sleeping. bagiye kukabyarira hafi y'amazi urabazi You know, I knew there was some good reason I married you. bakuzi ko hari impamvu ifatika cyane kuba ngiye naragushatse nkakugira umugore bwiza irahari se nakanza ariko nawe I have very low expectations. ni ukuri rwose ntabwo ujya unsaba ibintu byinshi ntabwo nsaba iPhone nyisabira amatushe bikarangira ni byose rega ngufite amafite byose do It's so nice to see kumbe bakiraro arogoye afande someone's having afande baramurogoye ubundo a good time. ni ukuri rwose mbonye uri mu byishimo ariko uragira ibihe byiza da afande Waiting for you to arrive.
Darren. kandi baramurogoye umukire yateje. Honor, this is my husband. Uyu ni umugabo wanjye nyine twari turi kwishimamo nta kibazo. Joe Linwood. Soldier. Nitwa Joe. Right? Uri umusirikare se kwari ko bambwiye? Actually, he's a Marine. Yego ni umusirikare wo mu mazi dore. Mpamvu abayanzanye hafi y'amazi kugira ngo. Right. Hey. Talk with you. Umva ngwino tuvugane kumva umugore wa Fande dore ko umukira mutwara. Umva ngwino tuganire ku kazi. Fande nibwo yaje nibwo asohotse n'umugore umukire ngo agiye gupanga akazi n'umugore do. I'm getting 20 phone calls an hour. Some Umva ndi kubona abantu bamamagara benshi cyane b'abanyamakuru kwa interview mfite ngo ngomba gusubiza kuganira n'abanyamakuru ku by'ubucuruzi. Sika ariko yakosha ni gutya nibyo musigana amazi. Nibyo. just please do your job now. Thank you. Absolutely. Umva ndakora akazi neza humura. Pleasure. Bye. Akosha. We need to replace the champagne. Cyagana ku by'akazi sikere gusa ntago baby nta kibaye ariko. Good job. Abari akazi. I like him. Uriya mugabo ndamukunze da ntazanyangirize. Back as soon as I can. Umva ndagaruka mu kanya bampamagariye akazi reka ndagusanga hano. Kambe nitabye boss. Fande umusiga hakuru. Ni gutya bafata se. Mana we ma. Udora bakurikira. Wari uzi ko agiye kwishima n'umugore. Boss araje ngo akazi gatejemo. Umugore aratwara. Kumba yakwereka ko amasaha y'icuma. Iyi episode ya mbere kugira ngo udacikwe izindi episode udakoze subscribe uzambura ntiwari warambuze se wambonaga aje ibintu rega burya no kwirwanaho. Kumba yakwereka umugabo n'umugore wongeye guhuza batembereho bafata utunota bose batabarogoya badukoreshe bareke ko bazabyara kana kadatinya amafi wongeye kugutungura pfuka amaso oya kumba aje kumutungurira dengo harafunze do uretse Hey. yewe hari usoma hakurya uretse mvugana nabo ninjye bamenyereye we wagenewe ibya komande bya gisirikare yemwe The resort, they said you could be booked. twe dukorera kurya kuri resort twajya ngo mudutize ku bwato turya ubuzima. Do tell. Mwebwe se hano harafunze rega. We nanje gutungura umugabo se. Oh, come on, please. No kwenda kwinginze nyine. A favor for No kuri dufashe cyane nyine byari ngombwa ko Okay, ndabona canda bakuramo ibicere mwe yagasha. Soft spot of mine, I guess. Ngabo shaka kugira kanya ngo bakajya mu mazi hagati bababwiye ko ngo haba amafi menshi kandi burya mbibira akabanga ngo iyo byariye mu mazi hagati ngo akana kavuka kadatinya ifi burya ngo niyo karya ifi kadakuyemo aho burya ngo kayimira neza nta kibazo aho ndabarangiye Your choice. Okay, thank you. ngabo bamubwiye kujya gutoranya ubwato bakagira gute bagiye mu mazi n'iki kwereka ngabo abagabo batangiye kumenya ko umugore ahitamo ibikoresho bakoresha mu mazi iki abagabo nyine nk'abagabo nk'ukuntu tumera nyine twe turabanza tukamenyana da kanamuha agasopa rero baby nzanye uriya no wanjye urebe gake ibintu nk'ibyo none se no kwivuganira Regular SF Ranger. Ngabo Engineer, I blew shit up. Powder monkey, huh? Ngabo amwita powder monkey. Once upon a time, huh? Joe. Ngabo bamenyanye. Joe. Church. Good to meet you. Ngiye rwose ni Church kandi neza cyane kwamuye nawe. Ndishimye cyane kwamuye nawe. Mugende muryoherwa ubuzima. Mubyarire hafi y'amafi aho ngaho. Does this mean you're not going to overcharge me now? Yeah. None nize kutanca amafaranga menshi nta kibazo ngaho ngo bagiye kurya ubuzima. That's great, baby. Ngaba gusa umusirikare nibwo yaje igihe kirekire nyine akimara n'umugore gusa umugore ari mu kazi hano nubwo amuhaye tunota dukeya ukuntu boss agira gutya agateza amata ariko buretse utari wasoma na raporo wayimpaye. Ngabo umva sha mugenda mwikora ibyo mwikora urumva kahantu ko wagira ngo ese bamwe navuye ejo bundera niho exactly nahanga dukomeze mubwira ngo kora subscribe nahanga nimba udashaka kuzambura se ariko bundi komba nategetse nka kabya ndakwinginze ukabyare kora subscribe umva murebe hari inyuma cyaberetse Oh my god. Nyagasani ma doha cyaberetse hari inyuma urebe beretse hano hatangaje ubundi ubwo bajya gukora ino resort ntago harere ku ikarita rwose n'ahantu hagiye hakorwa nyuma Gets better. habaye neza cyane The other end of that beach? hari rwose inyuma
hari ubuvumo Leads you right back to your resort. unyuze muri ubwo buvumo uhinguka kuri ya resort yanyu nyine aho mukorera Mention that in the Marine Corps, don't they? Difference between East and West? umva umwereke nyine nuko uzi koga nyine umusirikare mu mazi hari ikibazo se bamenyanye mujugunyamo uriya n'umusirikare Rwanda ereka nsaga mbere bari kumujugunya nabi ubwo mpfakaje nyine moto ntabwo usigara no yada n'ikintu n'agafande do bonye urakoze cyane ngaba basize hano ngo bagire uburyo barya ubuzima buhekenye ntibubahekenye ire ngaho mu mazi gore n'umugabo nyine atashya avuga ati no nakanya na baby mve mu rusaku rw'imbunda n'iki n'amasaso numva akajwi kameze neza baby hano ni heza do ngaba neza cyane akusigira ngo ndakurenza hano se oya ntuke hano oya nanjye wandengeje twarwana oya hano njyewe ntase njyemba naje ndahererwa nse oya do ibintu mu buzima navuga sinena nabigerageza sinena nabikinisha ugasanga abana y'imyaka 35 ibintu babinyuzemo birancanga ngabo ni umusirikare uwo nashatse ndamuzi neza ndamusobanukiwe Joe n'amagambo y'umugore kandi rwose nta kindi kinezeza uretse kwanga ufite ngaba nibyo se tubyarire ku mazi simbyo ni ukuri bababyara gute harya ngabo wari umwanya rwose w'ibyishimo umwanya wo kongera gusobanukirwa ko ufite ubuzima n'umutima utemberamo amaraso y'urukundo nuku izi hangane uzi ko ibyo avugaga ari byo bwavumo bugeza kuri resort ubuvumo banyuzemo wa mundi wa musari abarange ngo munyure mu buvumo murahinguka kuri resort ngabo aho bavuye nimba bakoze iki kubyanga binoga banyoye ku mazi hari ahantu ko amazi bavuyemo n'ukuntu nabonaga bayibiramo ntabwo baba batayasomye oya tunyura hakuno be Sorry, powder monkey. n'ukuri hano rwose bahingutse aho bashakaga You wanna go back? urashaka dusubireyo I have a party to organize. uyu munsi mfite byinshi ngomba kuruganiza nyine turi mu kazi nubwo turi kwishima mfite speech uyu munsi ndibuze ko organize ikirori kumbe mu kirori umvuze ko abanyamakuru bateye nanone yimereye neza cya boss cyatejemo ni ukuri rwose speech yagenze nabi interview yagenze nabi n'abanyamakuru kuko utaruhari uvuga ko Chevat nagomba kuvugaho ari umwe mu bantu bafite imigabane ikomeye cyane muri no company kutunterera ni ukuri rwose kandi ndagira ngo mbabarire boss ni ukuri ntago nzongera mugabo areba atatawira ku mugore wanjye asaba imbabazi iki kigabo kweri umva ibyabaye wangije akazi umva mureke boss avuge wibyivangamo ndabona Joe urashaka kunsubiza se urashaka kumpa igitekerezo mu kazi kanjye bwira umusirikare nafande cyangwa uragira ngo turwane unkubitesha abasirikare dore ndabazi oya ntabwo ari cyo kingenza icyambere rwose ngiye nkora ibintu nabitekereje dubatangira gushyiramo irano yari kubona umugore bari kumurengeraho bashyira amategeko umva nta cyabaye wirakaza boss bebe mbabara ndakwinginze oya reka mbikurikirane icyambere nakubwira boss I'm sorry about that. It will not happen again. Ibibaye akakanya kuba boss umugabo wanjye akubwiye nabi mbabarira ntago bizongera urebe umugore n'uwawe ariko agasayimbaza ati umugabo wanjye ntago azongera gukosa imbere yawe. Number 2. Icyakabiri nakubwira The reason you're having trouble with the reporter is because you impamvu abanyamakuru bagize ikibazo constantly ignore my nuko wirengagije umupango naguhaye ngo uganire nabo iminota 20 gusa umva wari kubaganiriza iminota 20 kuko ye bashatse kukujyana kandi ngo bakoze ibindi nkuko wivuye mukavuga ibintu byinshi nibwo babwira nyine ko iminota yawe irangiye kuko ufite byinshi byo guhisha akakanya ariko nyine ayo matike tuyavuyemo reka dukora ibyatuzanye. You have an opening speech to give. Ufite ijambo ryo gufungura ibirori by'uyu munsi sibyo ngo tugende umugore wawe ari guturisha icya boss ariko shawe narashatse
narashakiye Friends, colleagues, and dore ngo kandi investors, I would like to introduce you ndagira ngo mbabwire aka kanya ko to our host, the chairman of Connor Industries, uyu nguyu rwose ni chairman wacu Darren Connor. abahe rwose cyababwira uyu munsi ijambo bafitiye kumva uko avuga ijambo hakuno ndagira ngo kurikira do avuga ijambo tayari afande yagiye afande we Ladies and gentlemen, you honor me. kumba afande we yamanutse uko batangiye ijambo wakwibaza ngo amafaranga ya boss na boss yitwaje amafaranga bigatuma afande avuga ati kirore cyawe ndagisize mpasize n'umugore wanjye wakwibaza ngo episode ya kabiri bimeze gute ntucikwe kura subscribe ciao bye nyagasana kundindire mwibutsa ngo kumenya icyo episode ya kabiri duhishiye ugomba gukora subscribe comment ugataho shya nyine nka kwa kundi ubundi ngenda hari naje sibyo se rega ndakwikundira maze ciao bye nyagasana kundindire